Allo? Allo. Rukundo rwanjye nari nkumbuye umeze teste. Rukundo rwanjye rwaye runkumbuye meze neza. Ariko gakwe, ngiye ntago nkumbura ubundi. Nyumvira sha, ahubwo se ninde nkumbura nkawe? None se urankumbuye? Yewe, kugukumbura gusa se ahubwo ko nkumbuye ni wanyu. Natwe bose baragukumbuye pe, cyane cyane bakumbuye za stories zawe. Muri make mukumbuye umunwa wanjye singiye mukumbuye. Ariko sibyo nibyo mvuze koko. Nyine umbwiye yuko ntera story bishatse kuvuga ko ubwo ngira umuntu. Ariko se gakwe, ubundi wowe uyobeye umuntu ugira. Cyakora ndavuga pe ahubwo nibagiye kuguha amakuru yino we. Ese wa mugani bibagijwe n'ikira? Kwahitaga umbwira ibigezweho. Rwose sinzi ibintu twatangiriyeho byatumye mpita nibagirwa izina ry'Imana ubu nibagiwe neza. Mbwira rero. Udukuru tw'ibanga rero two muri showbiz. Ejo bundi Semuhungu abataye hanze Lorenzo. Lorenzo nuwuheze. Nta nubwo namuzi, ni umunyamakuru wa RBA ukora nyine mu rubuga rw'imikino. Mu rubuga rw'imikino twa saa 3 kugeza niba ari saa 5 hafi aho. Yiwe. Oya buretse kuvuga ngo ayiwe reka manje guha amakuru yuzuye. Ngo buriya rero ngo Lorenzo ukuntu byatangiye ngo mu gihe ngo nyine cya Covid twari tukiri mu gihe cya Covid. Wajyaga nyine ataraba umunyamakuru atari yagafata nyine ngazanira yandagana byibuye nyine kizoswe nyine inzara yaramukubitaguye. Uri korora urabizika ibintu byari bikaze. Noneho ngo Lorenzo akajya yandikira ariko Semuhungu nyine nawe ngo yari ari muri Amerika arumva ngafite ngikigabo nyine ngarimo nyine cy'ikizungu ngari kugenda ry'amafaranga nyine ngo barasezeranye da. Ngari kugenda ry'amafaranga nuko. Lorenzo nakajya mwandikira nyine amubwira ngo hey ngo bebe ngo haha bagaseka cyane ngakamwaka n'uduceri nyine ngakamwohereza ngagacupa. Numbaze ngo nangaye ntabwo nyaze. Ngo noneho ngo ngaza no kumusaba ngo urukundo ngo birakomera cyane ayiwe data wese birabata n'ubuzira bw'Imana n'ubwo ari amakuru. Nyine Lorenzo nuko byagenze tu nyine ubwo bigenda uko nguko arakomeza none reka se Semuhungu nyine byose yabishyize hanze ngo kubera iki ngo kubera yuko ngo ejo bundi ngo yagiye gufana gasoginga akabyina ngo muri stade ngagakubita ngamabuno ngo hejuru iziragiye. Ngo numva imihanda isharira. Umva bya bindi byanyabyo koko. Gakwe, ngareka ibyo tube tubiretse. Urabizi naguye amafaranga ugiye kujya i Kigali. Yego. Ngaho nyishyura. Wari uvuze ngo ikira hari utuntu narigiyemo gatoya twari dutumye nakumva neza. Nyishyura. Ongera uvuge sinumve nanjye reka nsubire muri twa tuntu twari dutumye ntumva mbere. Allo? Allo. Gakwe, ariko nguziranye n'abadiaspora benshi. Yego. None se mani wamaye passy mu diaspora koko. Uri muhagiri se Yanike se Jihadi se cyangwa Messi? Allo. Gakwe amakuru. Amakuru ni meza cyane. None siko mwatwanze. Sha wumve ngo sukubanga pe nuko nyine umuntu abahuze ari mu tuntu twinshi nanjye gakwegera abizi nyine mba ndimo gukora utuntu twinshi urabizi nyine ngewe nubwo mvuga amagambo menshi ariko nyine ndanakora buriya kuri zabazi rwose sukubanga sinijya ahubwo nyine umuntu aba arimo nyine agenda ashaka ubuzima ashaka. Ubwo se koko mwahugiye mu biki bituma mutwibagirwa? Yewe ugira ngo se wa muntu ibintu by'iyi minsi si ibibazo reba ngubu urebe nk'amatiku yawe. Ariko se koko ibyo nibyo byatuma mwibagirwa abantu? Erega buriya ntabwo waba uri muri telefone cyangwa ufite telefone ngo ubure gukurikirana amatiku yawe ngo umenye ngo bombe yayiturikije kwande ngo umenye ngo yatutse nde ngo umenye ngo bimeze bite ari amatiku yawe ndakubwiza ukuri abaryoshye abari nk'isukari umva abari bureba nyine wavanze n'isukari zinagiye. Ariko uziko n'umva ufite amakuru menshi cyane rwose ubu ngubu ikintu kijyanye na showbiz ujye umbaza nzajya nkubwira rwose gakwege ko ngiye ibintu byose ndabikurikirana reka mfite interinete idashira. Kagira inkuru rero nyibwirira Yagogo byagenze bite? Nkubwire ibya Yago se? Nako inkuru za Yago zireke zirashaje. Reka wabyumva utabyumva ngomba kubikubwira waba ubizi utabizi ngomba kubikubwira ariko nabikubwiye reka buriya ngewe amakuru yose mba nyafite. Urambwira ibyo nzi se? Umva ndabikubwira wabyanga wabyemera ugomba kubyumva ubwo se urabizi neza yuko Yago yataye abantu bose hanze bo muri showbiz amakosa nyine bagiye bamukorera. Yago ko numva ari danje. Buriya Yago ni mubaya asohora bomba tonike gusa.
reka nkwibire noneho akandi kabanga. Wari uzi ko bose buriya Ariel Wayizi na DJ Buriyane na Jihadi yavuze yuko ari abatinganyi? Ibyo se wabibwiwe nande? Reka da, izo ni bomba tonike yagaba yarashyize hanze. Aha, aze ko yashyize n'akavideo hanze ka Jihadi ari muri Amerika. reka da. Cyane, ariko yagiye muri Amerika ari mu Rwanda. Jihadi suri yanzi yagiye muri Amerika. Hari ukuntu nyine ujya mu cyumba ugahita ujya muri Amerika. Gute se ubwo? Yewe uzabimenya uri i Rwanda. None se ubwo urabimbwiye? Ariko se ko numva noneho ushegeye kubimenya cyane. Bireka nimba utabishaka. Umva ndabiretse rwose ngiye n'ibintu by'amatiku rwose nabivuyemo. Gakwe, harya se uri bucura? Yego ndiwe. Mwe babucura n'ubundi nta bwenge mugira. None se ubundi kugira ubwenge n'itegeko. Allo. Allo. Gakwe, ngariko wabonye akazi. Noneho wumvise ngo nabonye akazi none uramamagaye. Oya pe. Genda sha turabazi mukunda baki. Ariko se Gakwe, ubu ko nkundana na Korode hari amafaranga agira. Yamaye nka numbwira yuko ugikundana n'uriya mutindi ngo ni Korode. Umutindi ni wawe. None se ngiye ni Korode sheri wawe ko ari we mutindi. Gakwe gezaho. Niba wanasinze ujye gusindira hirya ureke Korode wanjye. Ariko mana Korode wawe mama shenge. Ariko se ko numva ubivugana agahinda waramfuhiye. Ngewe Gakwege se. Wowe nyine. Umva uzabaze uzanaperereze ngewe ntago nagufuhira. None ko numva urukundo rwanjye na Korode warutinzeho cyane. Erega buriya nuko mba nakugiriye impuhwe. Wawungirira impuhwe se warambya. Muganira ubu guhera uyu munsi uyu munota ino saha. Umva ibyanyu mbivuyemo pe. Ubundi se wigiraga make. Nabiretse pe. Ahubwo mu minsi mike dufite ubukwe. Wiki? Nago wumvise se. Shansubiriramo menya numvishe nabi. Dufite ubukwe mu minsi mike. Ngusaba akantu gato. Akantu kahise kandi. Umva mbabarira ngaruke mu bintu byawe na Korode. Izina ry'Imana umva biteye agahinda. Mbabarira ibyo tubireke Gakwe ntago bikureba. Oya nukuri birimo birandeba ahubwo cyane. Ni gute wemerera uriya mutindi ngo ni Korode? Ugendera no muri bodaboda. Wowe se ugenda mu ndegera? Oya. Nuko rero ndumva naho mutaniye. Yewe shanaba nanjye wenda bafite nizo nzozi zo kuzahigendamo. Ariko Korode we umva aba yifitiye inzozi ngo zo kuzajya ku kibuga cy'indege ngo byibura kanayireba yegere ngaho umva izo nzozi koko. Ibyo se wabimusomyemo? Erega buriya iyo urebye umukene uhita umenya icyo atekereza. None se ubundi ibyo yabatekereza byose hari ikibazo kirimo? Sha yaragutamitse ndakurahiye kandi narabikubwiye. Wambwiye iki se? Sinakubwiraga yuko azakuroga ukanga kunyumva. Imana ishimwe ko nakumvishe rero. Sha si ukubirenga gusa ahubwo yaranabigutamitse pe. Ase nabarangiye bagiye kuntwara. We widwa iwanyu, wahombeye iwanyu. Sha uruwo kwirirwa mu rugo gusa. None se nirirwa mu rugo ntibambyane. Yawe ahubwo wowe wakureze n'iyakarabye. Andoga iki se? Ariko Gakwe. Karame. Ubu uzashaka umugore ryari? Mushaka se hari aho namutaye. Allo. Allo. Uraho neza Gakwege mwana wanjye? Mama wumve ngo ni Kayonza kandi mpari neza pe. Okay mwana ubwo uraho ni amahoro. Ni amahoro matagatifu n'ukuri. Umvaga ko Dafroza aragusuhuza. Dafroza wo kwa Gakwaya se? Yego. Mama mubwira yuko namwibuka. Wiki? Gakwaya kusigaye nk'inzoga. Reka urabizi niyo mvuze ijambo inzoga mpita nitsamura. None kuri vuze ni witsamure. Mama byari bikiri kwirodi. Umva mbese ni gute utibuka shira Dafroza kandi umaje kumbwira se? Erega mama ubundi urwego ngeze usuzwa kwibuka kiriya gikara cya Dafroza. Ariko nyumvira ariko Gakwaya wabaye ubundi. Mama ntacyo nabaye pe ariko mama ndanda ngukumbuye cyane. Umva Gakwe ibyo bintu ugomba gushaka umukobwa uzajya ubibwira kuko njye papa wabimbwira buri joro. Mama erega njye ndacyari muto nta mukobwa nyeneye. Uziko ku myaka yawe papa wawe yari amaje kunenda yawe. Mvuye kwipimisha nsanga ndatwite. Yamaye Gakwege ndapfuye izina ry'Imana kuko sura twite. Cyane rwose. Ubwo kuyikuramo baguca ngahe? Bambwiye ko ari 150. 150 yose? Ahubwo urenzaho nayo kwiyondora. Cyo uzi n'ikindi mubyaranye nzamwiyicira.
Ando Hello. Gakwe ibyo ni ibiki numvishe bibaye iwawe? Ntacyo ni akabazo tutumvikanyeho hagati yanjye n'umugore wanjye gatumye anyoherereza ikote munsi y'urugo. Ego ko mana yanjye ikintu twumvishe kidunda kuri ya se ni ikote. Nyine urumva mw'iryo kote nanjye nari ndimo.